byihuta rero, ariko kandi kugira ngo bitagusiga umuvuduko TV, wibutse gukora subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubageze inkuru zitandukanye. Bushize mwagiye mubona mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye muri Village Urugwiro, barimo baravuga ko abanyamatorero bashobora gukora amasuku n'iki. Hari abanyamatorero bamwe nk'umuvuduko TV twaganiriye bakatubwira bati ubu tubigeze kure, turimo turashaka kugura ibikoresho n'iki. Hanyuma n'ahandi nabwo abantu b'abamotari nabo bari gutwara moto, ariko twagiye tubona abamotari bagiye bagaragaraho kurwara icyorezo cyangwa se ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19. Hanyuma ubu tuvugana aka kanya ku isaha ya 3:15 muri Village Urugwiro hateraniye inama iyobowe na Perezida Paul Kagame nyine w'u Rwanda. Nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Twitter, ngo baraganira ku ngingo zitandukanye ndetse bakaza no kuganira ku zindi ngingo zishobora gufatwa mu rwego rwo gukumira cyangwa se guhagarika gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19. Hanyuma we ahantu wowe uri urumva biri bugende gute, niki twakwitega? Ariko uko biri kose umuvuduko TV mpora mbabwira nti byose birihuta, ariko kandi kugira ngo bitagusiga umuvuduko TV nicyo gisubizo. Amakuru turayakurikirana 5 kuri 5, ariko ubundi kuki buri munsi tuvuga ngo 5 kuri 5? Ariko hari umuntu nawe ugikenda tweetinga hari gukoresha iPhone kabisa. Ariko reka turebe abantu ubundi bakwitega iki aha ngaha. Hanyuma umwe yagize ati Rubavu ikomeze gutekereza ku bantu bayo, undi nawe ngende ari abantu ntago. Hanyuma rero undi aravuga ati ahubwo undi aravuga ati aka kanya ndumva ko buri wese yagakwiye kugira impungenge ku kintu kiri bube. Hanyuma undi aravuga ati ngo Coronavirusi yararangiye. How? Undi arakomeza ati no lockdown. Ariko still wowe ahantu uri mu mujyi wa Kigali aho ngaho mu karere ka Kicukiro, mu karere ka Nyarugenge, abantu bari hariya Inyamiramba, abantu by'umwihariko bari hariya ku gasoko, n'ahantu habita hariya ku gasoko, hariya ku gasoko, abantu bari hariya Rwezamenyo, mumeze mute mwe? Murumva lockdown iragaruka cyangwa ntigaruka? Hanyuma undi aravuga ati turacyakurikiye nanone ngo turebe uko bigenda. Hanyuma ati abandi muze tujye gusenga. Rundi byari bavuga ngo tujye gusenga. Ariko nyine iyi nama iteraniye muri Village Urugwiro y'abayobozi bakuru b'igihugu, bari kureba n'iki bashobora kuba cyakorwa. Ariko mu gihe hari hamaze igihe Rusizi ifite ikibazo cy'uko ifite ubwandu bwinshi, ku munsi w'ejo mu batangajwe na Minisiteri y'Ubuzima bagaragaje ko Rusizi hari bakeya, ndumva ari batatu. Urumva ko hari ikintu cyari cyakozwe nibura. Hanyuma undi yakomeje avuga ati reka turindire turebe icyakorwa. Hanyuma ariko dukomeje tuganira ku buryo butandukanye. Mu gihe iyi nama iri kuba, haribazwa ibyemezo byafatwa. Ibyo byemezo byafatwa twagendaga dusoma ibitekerezo bitandukanye, ariko haribazwa cyane. Ariko ahantu Kigali na Rusizi hari umwihariko uri bube waho wo kugira ngo bahatekerezeho, kuko ku munsi w'ejo Kigali handuye abantu 22 hari ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu. Rusizi ariko byari byagabanutse, hari batatu, ariko Rusizi bigabanuka hamaze igihe ifite abantu benshi. Hanyuma ubu dukora iyi nkuru tunaganira mu buryo butandukanye. Kora subscribe ku Muvuduko TV dukomeze tuganire. Hanyuma aka kanya ku itariki 30 z'ukwa gatandatu 2020 ubw'inama y'abayobozi bakuru b'igihugu irimo iraba muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nuko itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima risohotse none harigaragaza ko Rusizi handuye abantu 13, mu gihe Kigali hari 7. Kigali Rusizi buri kanya birongera kugaruka. Hanyuma mu abandi bantu nuko muri Ngoma handuye 2, hanyuma Nyagatare hakaboneka undi umwe na Rutsiro
Kicukiro undumwe, ariko Kigali na Rusizi bikomeje kugaruka. Se haba hari ukuntu bari bugire ako hanga turaraguza umutwe, ariko uko biri kose ntabwo wahita umenya ngo biraza kugenda gute, ariko reka turebe niba hari uko byagenda. Se agiye tubona hari ibintu bafungura bitandukanye, ubukwe bwabo bwo mu rukiko ndetse no mu rusengero. Aha nimvuga mu rukiko no gusezerana nk'imbere y'amategeko, ndetse no mu rusengero ahantu abantu batandukanye twagiye tubona abageni batandukanye kandi bakeseye. Aba bantu nabo barababwira bati ibintu by'ubukwe nanone byongere bihagarare, cyangwa ese twakwitega ko abanyamatorero n'abanyamadini baza gukomorerwamo gakeya kugira ngo harebwe niba koko nabo babasha gusenga no kwisanzura. Ubutubari bimeze gute? Ese abantu batwara abagenzi kuri moto hari uburyo bashobora gukomorerwa? Abanyamagare baravugaga bati twebwe nyamara nubwo dutwara amagare twari tuzi ko natwe tuzagenirwa hamwe n'abantu bagenda ku mamoto abiri, ariko ntako ku mapine abiri. Ariko ukuri guhari ko nuko ntawamenya. Izereka ko gihe nuko ugendana n'umuvuduko TV. Muri urwo rwego tukomeje kugenda dusuhuza abanyarwanda batandukanye mu buryo kandi butandukanye. Nuko rero mu nkuru twababwiye twarimo tubabwira ko dutegereje imyanzuro ishobora kuvamo, tureba ibitekerezo n'iki, ariko kandi nyuma yaho yaje kugaragara imyanzuro, ndetse mu masaha y'amasaa 5 nyine z'ijoro hita ijya hanze. Ndakeka ari imwe mu yaje kare, nk'uko tubikesha Twitter ya Minisiteri y'Intebe cyangwa se ibiro bya Minisiteri y'Intebe, ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri nyine byo kuwa 30/6/2020 yabaye kuwa kabiri tariki nyine ya 30 Kamena 2020. Inama y'abaminisitiri idasanzwe yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ni Paul Kagame. Iyi nama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 16 z'ukwa gatandatu 2020. Inama y'abaminisitiri yanzuye ingamba zafashwe mu gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Yemeza ko ingamba zikurikira zihita zitangira gukurikizwa. Izi ngamba rero ngo zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiye ku isesengurwa ry'inzego z'ubuzima. Hanyuma ingamba rusange zo kwirinda COVID-19, hari gahunda yo gupima abarwayi, yo gupima abantu COVID-19 izakomeza mu gihugu hose. Hanyuma udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa neza n'igihe cyose umuntu agiye aho ahurira n'abandi. Serivisi zose zemerewe gukora zikazakomeza kubahiriza zemerewe gukora zizakomeza kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima, harimo gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Abacuruzi bose barakangurirwa kwemera kwishyurwa hifashishijwe ikoranabuhanga nka bumwe mu buryo bwo kwishyurana. Hanyuma ingendo zari nk'uko byari biteganyijwe n'ubusanzwe zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Hanyuma ingendo mu karere ka Rusizi zo zarabujijwe nyine, uretse amakamyo atwaye ibicuruzwa. Uduce two mu karere ka Rusizi no mu mujyi wa Kigali twari tumaze iminsi twarashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo, abase lockdown, twakomeje nyine kuzigumamo. Hanyuma ingendo zo kujya mu karere ka Rubavu zo zaremewe. Congratulations kuri Rubavu. Reka dusuhuza abantu bari Rubavu hariya. Tom amakuru, engineer Tom n'umusore hariya witwa Sylvain nyine. Hanyuma serivisi zemerewe gukora, hari ibikorwa by'inzego za leta n'iz'abikorera zo zizakomeza, ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi, abandi bagakomeza gukorera mu rugo. Hanyuma kuri ubukerarugendo bwo mu gihugu n'ubukerarugendo mpuzamahanga ku bashyitsi baje mu ndege zihariye, izi ngizi nizo bita charter flight,
baba abantu ku giti cyabo cyangwa se abaje mu matsinda buzakomeza. Amabwiriza y'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB azasobanura mu buryo burambuye ishyirwa mu bikorwa ry'ingingo. Hoteli zizakomeza gukora ndetse zemerewe no kwakira inama hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hoteli zirashishikarizwa kandi kugira zirashishikariza kandi gukomeza kugira uruhare mu bukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Hanyuma ibikorwa bya siporo zikorerwa hanze abantu bategeranye cyangwa se non contact outdoor sports zose zizakomeza. Icyakora siporo ikorerwa mu nyubako z'imyidagaduro nka gym yo irabujijwe. Hanyuma moto zizakomeza gutwara abagenzi uretse mu karere ka Rusizi no mu midugudu y'umujyi wa Kigali iri muri gahunda ya guma mu rugo. Abatwara moto rero barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku no kwambara udupfukamunwa igihe cyose imihango hanyuma ikindi imihango yo gushyingirwa mu nsengero izakomeza ariko ikitabirwa n'abantu 30. Hanyuma amabwiriza ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu asobanura mu buryo burambuye ishyirwa mu bikorwa by'ingingo. Hanyuma ishyingirwa rikoreye imbere y'ubuyobozi rizakomeza ariko ryitabiriwe n'abantu nibura 15. Hanyuma imihango y'idini no guherekeza no gusezera uwapfuye mu nsengero izakomeza ariko ikitabirwa n'abantu batarenze 30. N'imihango yo gushyingura nayo ntigomba kurenza abantu 30. Hanyuma hari serivisi zakomeje gufunga hanyuma izo serivisi zakomeje gufunga. Hari imipaka izakomeza gufungwa uretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa cargo cyangwa se trucks. Hanyuma abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha ariko bagahita bashyirwa mu kato isolation nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubuzima abiteganya. Abari mu kato bishyurira ikiguzi cya serivisi zose bahabwa. Hanyuma amashuri azakomeza gufunga kugeza nyine muri Nzeri 2020. Insengero nazo zizakomeza gufunga mu gihe hagikorwa igenzura ko zubahirije ingamba zo gukumira no kwirinda COVID-19. Hanyuma abanyamadini barashishikarizwa gukomeza gushyiraho izo ngamba no mu rwego rwo kwitegura kuba insengero zafungurwa hashingiye ku bizava mu isengura ry'inzego z'ubuzima. Hanyuma amateraniro rusange cyangwa se mu ngo arabujijwe. Utubari tuzakomeza gufunga. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe nabyo bizakomeza gufunga. Hanyuma inama y'Abaminisitiri yemeje ibindi bikurikira: imbonerahamwe zivuguruye z'imyanya y'imirimo y'inzego n'ibigo bya leta hagamijwe kongera ubushobozi, gukoresha neza umutungo wa leta no kunoza imikorere n'imitangire ya serivisi. Hanyuma iteka rya Perezida ryemeza burundu amasezerano y'icyicaro hagati ya guverinoma ya Repubulika y'u Rwanda n'ihuriro nyafurika rishinzwe iterambere ry'ubuhinzi yashyizweho umukono ku itariki ya 30 Kanama 2019. Hanyuma Bwana Nguyane Namutien yemejwe guhagararira Repubulika y'abasosiyaliste ya Vietnam mu Rwanda ku rwego rwa ambasaderi ufite icyicaro i Dar es Salaam muri Tanzania. Hanyuma Bwana Martin Kraft yemerewe kuba umuyobozi mushya w'ikigo cy'Abadage gishinzwe ubutwererane n'iterambere GIZ muri Repubulika y'u Rwanda. Hanyuma inama y'Abaminisitiri yagejejweho imyiteguro yo kwizihiza ku nshuro 26 isabukuru yo kwibohora iteganyijwe ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ukwibohora twubaka u Rwanda twifuza
hanyuma kwizihiza uwo munsi ku rwego rw'igihugu bizabera mu karere ka Nyagatare, ahangaha ni mu ntara y'Iburasirazuba. Rero byakorewe i Kigali ku itariki ya 30 Kamena 2020, bishyirwaho umukono na Minisitiri w'Intebe y'u Rwanda ni Dr Edouard Ngirente. Rero ibintu byose birihuta, ariko kandi kugira ngo bitagusiga still, wowe uracyasabwa gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubibanemo neza.